Bushari w'umuhanzi bazi. Bushari w'umuhanzi bazi. Nuko yandiye indirimbo. Yakwibye indirimbo. Yego. Si yo ndirimbo yawe yitwaga ngo iki Bushari yakwibye? Oya Bushari yakuba yarayinyibye bwa yarayinyibye. Nyine ni ukuvuga ngo kugira ngo ayirye nagiye kurikodinga muri store. Kushi bombe ndumva wagira ngo urayizi. Yego nagiye kurikodingamo rero akazajya nyine namutiva akambwira ati yo bari irarenze. Sinzi nk'umuproducer bapanga iki nyuma nyine mbajije producer arambwira ngo projet yanjye yarahiye. Arambwira ngo projet yanjye yarahiye hashize iminsi nyine mbona Bushari yayikoreye challenge. We ubona yayikoze challenge mu majwi yo. Asi yo ndirimbo yawe yitwaga ngo iki Bushari yakuriye? Ubusunda amakuru wayakuye. Cyewe nabibonye kuri Instagram ndimo kuzamuka numva nawe kuvuga bari bamutera amakomenti bamubwira ati uri umujura w'indirimbo wibye indirimbo ibintu nk'ibyo. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba channel yanyu ya Abeza Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. So nkuko mubona rero uyu munsi twagarukanye na wa muhungu Black Sheriff, nawe ndaza kumubwira abanza basuhuze ubundi dukomeze ikiganiro. Mwanya ni wawe Black Sheriff. Murakoze cyane nkuko mubyumvishe inyuma abanta Black Sheriff cyangwa se amazina y'ababyeyi yo akaba ari Regis. Nkaba ndi umuhanzi ku rwego rw'isi. So uyu munsi rero ikintu kiduhurije hano ubushize waraje utwumvisha talent yawe kari kuririmba, rero no munsi mpamvu twari hano twagiraga ngo tubanze tuganire ku buzima bwawe bwa buri munsi. Asubundi urabanza tubwire Black Sheriff cyangwa Regis ni muntu ki mu buzima busanzwe, akora iki, akunda iki, uradusobanurira? Regis nyine Regis ni umuntu ukunze amahoro cyane, amahoro niyo nkunda byadanje. Ikindi havuyeho umuziki nkaba nkunda nyine gufotora nyine nanabikora byose ndabikunda nanabikora. So rero turazakomeza tukubaza ubundi wewe byaje kukugendekera bite kugira ngo wisange mu bintu byo gukunda gufotora cyane, kuko iby'umuziki byo numva waba waradusobanuriye ariko ibintu byo gufotora nta makuru menshi ugize duha. Ubundi byakugendekera bite kugira wisange mu bintu byo gufotora cyane? Ni ukuvuga ngo kugira ngo nisange mu bintu byo gufotora cyane nyine naje gusanga mfite inshuti zanjye nyine zose zifotora nanjye ndavuga ati mu rwego rwo kugira ngo nyine barabinkundisha nanjye nyine numva nkwiye kubikora tu. Ndavuga ati uko byagenda kose nanjye ngombe imbe umufotographer. So rero urabizi abanyarwanda ukuntu bateye muri za mvugo zabo, umunyarwanda ufite ubushobozi ntabwo aba yifuza kuba yafasha n'undi muntu uri hasi kugira ngo abe yazamuka. Uwo muntu rero nkawe w'umuhanzi ukaba n'umukameramani ntabwo wabura message wamugenera uko byagenda kose. So rero hari abantu baba bafite ubushobozi bwo kuba bazamura umuntu bakaba batamugezayo, nshaka kugira message bagenera ukagira ikintu babwira. Uko biri kose nimba igeno ry'umuntu ari ukuzamuka uwo muntu wanze kumuzamura uko biri kose ntabwo yamuhagarika. Yego support nayo ibikenewe, ariko nyine nimba uzi ko ufite ubushobozi bwo kuba wazamura umuntu ukaba utamuzamura wigaye nimba no kwatsa support ubiba abizi ko uyifite ukanga kumuhereza support wigaye, kuko nyine ntago ari byo to kuzamura umuntu ntago ari icyaha. Nyine abanyarwanda benshi turabizi ntago dukunda kwishimira kubona umuntu yavuye ku rwego rumwe yagiye ku rundi, ariko uko biri kose nyine kubona nk'inshuti yavuye ku rwego rumwe igera ku rundi ntago ari bibi ahubwo ukwiye no kubyishimira ukanabimufashamo to. Yego. So rero urabona muri iyi industry ya muzika abantu benshi bakunze gucika intege bagitangira nk'umuziki, akabona ukuntu ari gushora n'ibintu ari gushoramo ntabwo biri gukunda, n'ubundi ari gupostinga ibintu ntibirebwa henshi ntibinumve. Wowe ku giti cyawe ubundi ubona umuziki wawe umeze gute? Wowe kuko urumva biguhagije cyangwa wumva hari aho ushaka kwisumbura ukagera? Ntabwo ko ndi bimagije kuko nta nubwo nageraho bimagije, kuko buri aho ngeze mba numva mburaho hake. Buri hantu ngeze mba numva mburaho hake. Dore nk'ubu ngubu ngeze ku Beza n'Abeza channel. Yego ubu ngubu ngeze kuri Abeza Media TV
ejo nzumva nshaka kugera kwa Irene cyangwa se nimba nshaka kugera n'ahandi hari hasi yo kwa Irene, ariko nyine njyewe intego yanjye nta gucika intege tu. so ubwo wageze ku Beza Media TV byose biraza gutungana, humura n'ahatari kwa Irene urahagera nta kibazo. So rero nashaka kugira na message ugenera abantu bacika intege vuba muri industry ya muzika. Gucika intege byo ubwo nyine uba warabyishatsemo, nimba uzi ko winjiye muri kariyeri y'umuziki byagera hagati ugacika intege, ubwo ngubwo byihorera, ibyo ntabwo byari ibyawe, ubwo wari uri kubyihigamo tu, wari uri kubyihigamo, iyo ntabwo yariyo kariyeri yawe, ubwo ni ugushaka utundi turimo tw'amaboko, kandi cyane ko ibintu birimo amafaranga bro, ibintu birimo amafaranga kandi menshi. None se ubwo motivation wamutera ni iyihe ko wumva nawe uri kumushinja ukamwanga nabyoreye ntago ari ibye, ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuba wamufasha kuzamuka? Nimba azi ko yabyinjiyemo nyine yagera hagati agacika intege, nta mwana ari kuvuka ngo ahite yuzura ingobyi, none se arashaka kwandika indirimbo imwe agahita ajya guperforminga muri arena? Ntabwo byakunda. Ese wamaze gukubita stage zingana iki kuva watangira kwitwa umuhanzi? Ngiye kuva natangira kwitwa umuhanzi nta stage nimwe ndakubita, kandi nta nubwo ndacika intege na rimwe. Ese umaze gusohora indirimbo zingahe? Indirimbo? Nta ndirimbo ndasohora. Nta ndirimbo urasohora na stage urakubita? Ariko mvugira ahangaha izo nanditse zirenze izo nzasohora. Ese kuki udakunda kuturimbira indirimbo yawe akenshi? Abari mu rwego rwo kwirinda abamami. Ku buryo utari abamami ni abaki? Ibisamba. Batazakwibira umuziki. Ariko ejo bundi hari amakuru yasohotse bari kuvuga ngo umuhanzi Bushari yakwibye indirimbo, sinayumva neza, numvaga ari ibintu biri gucicikana ngira ngo ni ibiwe, si ibyo bintu nibyo koko? Niko biri kose n'umuntu umunyarwanda kuko abazi yuko Bushari ni umusitari ararenze, ntabwo nyine wabivuga ngo abyumve. Bahita bumva kuri kwikina. Bahita bumva yuko uri kwikina gusa. Ariko wowe kuri kwawe nuko? Kuri kwanjye nuko yayikenyereye. Oya bivuge neza, vuga izina ry'uwo wabikoze, uvuge n'icyo yakoze kugira ngo abanyarwanda babashe kubyumva. Kuri kwanjye nuko Bushari w'umuhanzi bazi. Bushari w'umuhanzi bazi. Nuko yandiye indirimbo. Yakwibye indirimbo? Yego. Ese iyo ndirimbo yawe yitwaga ngo iki Bushari yakwibye? Oya Bushari kuba yarayinyibye bwo yarayinyibye nyine ni ukuvuga ngo kugira ngo ayirye nagiye kurikodinga muri studio Kush Bombe, ndumva wagira ngo urayizi. Yego nagiye kuyirikodingamo rero akazajya nyine namotiva akambwira ati iyo bari irarenze, sinzi nk'umuproducer wapanga iki, nyuma nyine mbajije producer arambwira ngo projet yanjye yarahiye. Arambwira ngo projet yanjye yarahiye, hashize iminsi nyine mbona Bushari yayikoreye challenge. We ubona yayikoze challenge mu majwi yiwe? Ase iyo ndirimbo yawe yitwaga ngo iki Bushari yakuriye? Ubuse undi amakuru wayakuye? Cyewe nabibonye kuri Instagram ndimo kuzamuka, numva nawe kuvuga bari bamutera amakomenti bamubwira ati uri umujura w'indirimbo, wibye indirimbo, ibintu nk'ibyo. Bushari indirimbo yanyibye, ariko ndi no kumva atari ngombwa ko twabishyira hanze. Yabishyira hanze abanyarwanda babimenye, bamenye. Abanyarwanda kubimenya kwabo ubwo nta kintu byabafasha. Aho yakira hari icyo byabafasha, bakumva kuko biri kose. Weho mbikubwiye urabyemera, sibyo? Mbikubwiye urabyemera kuko ushaka kuba waranabyumvisha. Ariko umunyarwanda nta wundi wabyemera, bahita bavuga ati ni kwa kwikina ko abapeti bakiri kuzamuka. Ariko iyo cyuzi icyo nuko yakoze iki? Yayikenyereye. Si yo ndirimbo yari drill, yari R&B, yari Afrobeat. Kandi se ufite permission yo kuba turirimbiraho gakeya? Nta permission mfite kuko ntago najya kuririmba indirimbo batwaye. Nese kuko iyo ndirimbo yari yawe cyangwa n'ukwikina ku mugani w'abanyarwanda nk'uko babyumva? Yanjye ntago njya none se Bushari niwe mustar uri mu Rwanda urenze byatari kuburyo rero najya kwikinaho. Ukuri guhari nuko ari we wayiriye kandi n'ibimenyetso bihari. N'ibimenyetso birahari. Ibizi so ngayo nguko rero murabyumva, babahanzi banyu ibikorwa byabo bafatirana abana bakiri kuzamuka bagatwara ibihangano byabo, nubwo atari bose ariko ni bamwe na bamwe, kuko hari n'abandi twabashije kumva tukanamenyeshwa nabo muzagenda mwamenya gake gake. So rero Black Sherif uri hano uyu munsi, ntabwo uri hano nk'umuhanzi, uri hano nk'umuntu usanzwe kugira ngo tugire ikiganiro dukorana. Ese
ubundi weho wakuze wumva uzaba iki mu buzima busanzwe? nakuze numva njyewe kariyeri yanjye nakuze numva indimo ubuhanzi. Wakuze wumva uzaba umuhanzi, ese uba wumva ubuhanzi aribwo buzagutunga no mu myaka ingahe iri imbere yose, cyangwa uba wumva uzabifatanya n'ibindi bintu runaka uzakora? Nyine ubuhanzi ntabwo wabukora nk'akazi gahoraho, ugomba kubifatanya n'akandi kazi kuko ubuhanzi ntabwo bwagutunga tu, uretse ko nyine ni ukuntu umuntu abyiyumvamo we akumva ari ready yo kuba yabikora, yaba umuhanzi watari, ariko nyine ntabwo wabikora ngo bizagutunge. So rero tunagana ku musozo, ndagira ngo tubwire ikintu nyamukuru cyatumye wisanga muri iyi njyana, muri iyi kariyeri y'umuziki. Udusobanurire ikintu nyamukuru cyatumye wisangamo kigatuma wumva waba umuhanzi, kigatuma ukunda abahanzi. Ikintu cyatumye nyine intangiriro zabyo nyine nakuze nkunda kuririmba tu indirimbo z'abandi, cyane ko hari n'ukuntu urabizi kera nko ku kigo harukuboro habaga amashow ya welcome vacancy, bye bye vacancy, nkahita njya kuri stage nkahita mpafuminga nk'indirimbo y'umuhanzi runaka w'umunyarwanda. Tukiri aho ngaho, kare wari wambwiye ko nta stage n'imwe wigize ukubita, nta stage n'imwe wigize ukubita, ariko n'ubundi birangiye utubwiye ko wapafuminze mu bigo by'amashuri. Ntabwo ari gupafuminga, nahoze ngira ngo wambajije nko gupafuminga indirimbo yanjye. Okay, indirimbo z'abandi zo narazipafuminze cyane cyane. Dukomeze nta kibazo ujye ku ishuri. Nyine uko nguko niko byatangiye, bakajya bambwira ati ushatse wareka kuzajya uririmba indirimbo z'abandi ukandika izawe. Ndavuga ati nuko ikibuno nadashobora kwandika indirimbo zanjye, ndavuga ati ndabyigaho nzandika izanjye. Nuko rero nisanze aha hantu. So ngaho nguko rero muramwumva umuhanzi wanyu Black Sherif, uno munsi twari twamuzanye ngo tuganire ku buzima bwe bwa buri munsi, uko yakuze yumva, icyo yakuze yumva azaba, ngira ngo yadusobanurire neza, mwese mwabyumvise. So tugomeza kubasaba gukora share ku biganiro byacu, musharinga inshuti zanyu kugira ngo zijye zibona ibyiza bibera kuri Abeza Media TV. Ibiganiro byacu nakagaruka, ciao ciao.